arandika ngo ku munsi w'umwami wacu hari ikintu numvise. Haleluya. Tandukanya ku minsi, tandukanya ku munsi. Nyukuri Yohana yari yaravuze Imana, yari yaravuze ubutumwa bwiza. Kuko turagusuhuje uherereye mu majyaruguru, mu majyepfo, mu mujyi wa Kigali, iburengerazuba n'iburasira bwaryo, ndetse n'abari hanze y'u Rwanda turabasuhuje. Uyu munsi rero tugarukanye irindi jambo ry'Imana rije kubafasha, tukaba turarigezwaho na Evangeliste Devota, kandi mbibutsa ko mugomba gukora subscribe, share ndetse na comment kugira ngo umurimo w'Imana waguke. Umwanya rero reka tuwe ugiye kutugezaho ijambo ry'Imana. Murakoze cyane. Haleluya. Amina. Yesu ni yamamare. Amina. Tugarutse imbere yanyu dufite ihumure cyo mu mitima tubazaniye. Impamvu turi kuvuga ku ihumure nuko abantu muri iyi minsi hari ahandi hantu bibereye ibihumuriza biri kuba bike. Niyo mpamvu turi gukunda kuzana ibihumuriza. Ubwo ni byo Imana iri kuduha muri iyi minsi, ko tugabura ibyo Imana yaduhaye. Reka dutangire rero dusenga kandi tunashimira abantu badukurikirana. Turabakunda, namwe muradukunda, kandi muzajye mukomeza kudufasha kugira ngo tubashe gushobora kwamamaza ubutumwa bwiza, kandi buri wese ajya ahinduka, tubashe kuzabyirata dutabarutse tuvuga ngo twumvise gusenga cyangwa twarakiranutse hari ikivuyemo. Reka dusenga Imana. Yesu turagushimiye, uri inshuti nziza, wagendanye n'umuntu yaramusize ariko wagendanye nawe ntago ujya umusiga. Haleluya. Abakundana bakagumana ni bake, ariko wowe ntabwo ujya uhinduka. Wakundanye na Yohana kugeza ubwo wibutse ko ari no ku kirwa Patimo uragenda umusangayo, aho bari bamujugunye bari bazi ko apfuye, ariko wabanye nawe umwereka ibyahishiwe byose, umwereka ururembo. Ndagira ngo ngushimire kuko utajya uhinduka. Natwe Yesu uko twakwizeye turi imbere yawe, twemerere natwe dusanga aho turi buri wese muri uyu mwanya, ubihindure kandi wo kubire mu bireme, kuko ujya uremeye ibitariho bikabaho. Gaho humugisha umuntu wese udukurikiye, mu izina rya Yesu wabambwe rimwe gusa. Amen. Yohana ari ku kirwa cy'Ipatimo, yeretswe ibigiye kuba. Yohana ari ku kirwa cy'Ipatimo, yeretswe ibigiye kuba. Yumvise ijwi riri inyuma rivuga cyane, yubuye amaso asanga ni Yesu. Yubuye amaso abona ni Yesu, nawe wubura amaso urabona ni Yesu. Nawe wubura amaso urabona ni Yesu. Amina. Haleluya. Yohana ari ku kirwa Patimo, yeretswe ibigiye kuba, ariko yubuye amaso abona Yesu. Nawe ndagira ngo wubure amaso urebe Yesu bitewe n'uburyo umukeneyemo muri aka kanya. Dusome mu Byahishuwe igice cya mbere ku murongo wa 9. Haranditse ngo Yesu abonekera Yohana ari Patimo. Ngana biri muri Yesu nari ku kirwa cyitwa Patimo, bampora ijambo ry'Imana no guhamya kwa Yesu. Ku munsi w'umwami wacu nari ndi mu mwuka, inyuma yanjye numva ijwi rirenga nk'iry'impanda rivuga riti, icyo ubona ucyandike mu gitabo, ucyohereza amatorero 7 ari muri Efeso, ni Simuruna, ni Perugamu, ni Tuwatira, ni Sarudi, ni Filadelfiya, ni Laodikiya. Amen. Amen. Dusomye ijambo ryiza cyane, dusomye amagambo meza, ariko intego iravuga ngo Yesu agusanga aho uri kano kanya. Yohana ngo
yabanye na Yesu, murabizi uburyo bari inshuti, mu bigishwa be niwe yakundaga cyane, yakundaga ngo kumuryamaho, abana nawe. Haleluya. Avuga ijambo ry'Imana, ararivuga kugeza ubwo Yesu yari yarazutse, yaragiye iwe mu ijuru, hasigaye na Yohana akora. Hanyuma ngo umunsi uragera baramurenganya, bamujugunya ku kirwa Patimo. Ariko umuntu yakurenganya ntagaruke kukureba, agatanga n'andi makuru. Ariko Yesu iyo urenganya ihora uzira Yesu, aza kukureba. Haleluya. Nuko ngo arandika ngo ni njyewe Yohana musangiye amakuba. Haleluya. Abantu bajya mu gihugu cyo mu ijuru bakunda guhura n'amakuba, ukagira ngo n'Imana ntibazi, ariko si uko itabazi. Icyo barusha abandi igihe kiragera Imana ikabasura, ya makuba ikayahindura ibyishimo. Nuko Yohana ngo ubwo bari bamufashe, bamuhoye ijambo ry'Imana, ngo kandi bari bamurenganirije ubutumwa bwiza bw'ijambo ry'Imana. Nuko andika ngo ku munsi w'umwami wacu nari ndi mu mwuka. Haleluya. Ku munsi w'umwami wacu hari iminsi ubaho ku isi, ariko hakabaho umunsi ugomba kuzamo umwami wawe. Haleluya. Ku munsi w'umwami wacu, ku minsi y'umwami wacu. Haleluya. Yohana arandika ngo ku munsi w'umwami wacu hari ikintu numvise. Haleluya. Tandukanya ku minsi, tandukanya ku munsi. Nyukuri Yohana yari yaravuze Imana, yari yaravuze ubutumwa bwiza, kuko Yesu yari yarabahaye imbaraga, abaha umwuka wera. Iminsi myinshi yari yaramuvuze, ariko hari umunsi yamubonye ku munota wa nyuma atabikekaga ko ari bumubone. Yari ku kirwa Patimo, batubwira ko Patimo hari ahantu habi cyane, ngo ni ikirwa cyari imisozi ihanamye, ni ikirwa cyari ahantu hakomeye cyane, ndetse cyari n'ubutayu. Mbese kukujugunyamo niko gupfa, kuko nta rubuto rwari ruhari, nta kintu cyari gihari. Hanyuma ngaza gutungurwa no kumva ijwi. Haleluya. Handitse ngo ku munsi w'umwami wacu nari ndi mu mwuka, inyuma yanjye numva ijwi rirenga nk'iry'impanda rivuga riti cyubona ucyandike mu gitabo. Haleluya. Hanyuma ngo uwo munsi yumva ijwi inyuma ye, kandi Yohana yari wenyine. Haleluya. Ntabwo dusomye ngo yari kumwe n'aba Petero, ntabwo dusomye ngo yari kumwe n'abariya bose, yari wenyine, kandi yari yazize ijambo ry'ubutumwa bwiza. Hanyuma ngo noneho umunsi ugeze, yumva ijwi inyuma ye riri kuvuga nk'impanda, riramubwira ngo ikintu abona cyandike. Haleluya. Mvugira ngo ikintu ubona ucyandike. Ndashaka kubwira abantu bari ku kirwa Patimo yuko Yesu aje kubasura aka kanya. Nanjye ndibwira ko ndi ku kirwa Patimo, ndibwira ko Yesu aje kunsura aka kanya. Mureka duhurize kwizera hamwe, tuvuge ngo Yesu, kuko turi ku kirwa Patimo, dushaka kumva ijwi inyuma, kandi icyo tubona turacyandika. Haleluya. Imana igukorera igitangazo cyandike, abazavuka bazacyumve, n'abariho bacyumve, uzagaruke ushima kuri uyu murongo yuko hari igitangazo Imana yagukoreye. Nuko Yohana arangije ahita ajya mu bundi bwiza, aho yari gupfira abahawe akazi ko kwandika, abahawe akazi ko kwerekwa, abahawe akazi ko kumenyesha aya matorero yose uko aranga Efeso. Haleluya. Sarudi n'izindi. Haleluya. Ndagira ngo nkubwire ngo Imana ijya igukura Patimo ikagushyira mu kazi uhawe n'Imana. Imana iguha akazi mu izina rya Yesu. Reka dusenga Imana. Turagushimye Yesu, kuko wiyeretse Yohana azize akarengane k'ijambo ryawe. Uko niko natwe hari ahantu turaho turi kurenganywa. Nasenze kugira ngo twumve ijwi, kandi duhure n'umunsi umwe nk'uwo Yohana yahuye nawo.
twahuye nawe iminsi myinshi ariko uyu munsi reka duhure nawe, udukurikiye wese turamusengeye ngo ahure nawe uyu munsi, kandi n'undi munsi uzajya wereka buri muntu wese. Umugisha udukurikiye kandi uduha akazi gasimbura aho twari turi abantu badushyize, bumva ko twaheze iyo, kandi ikiruta byose tuzabone nawe mu bwami, mu izina rya Yesu wabambwe rimwe gusa. Amen, amen. Amen, amen. Reka dushimire Evangeliste utugejejeho ijambo ry'Imana, kandi mbibutsa ko mugomba gukora subscribe, share ndetse na comment kugira ngo umurimo w'Imana ukomeze kwaguka. Murakoze cyane.